yose y'u Rwanda bama bayubaka bama bayegeranye tiyagira ahantu wo kwihengeka ngo ukorega bya bindi by'abagabo harimo abagabo batunganyije igihugu kandi ga nani n'amabara azamanyerera cyane kunyerera she ko ndoga wageraga intanga umuntu agafashwa n'ikingumbi ko numva neza nagwaye nka malaria ariko twazanye n'umugabo ariko uri ya mwana no kwande aracaryamye umuhungu kwa gakumba yaraye kwa shefu aracaryamye umwana azamubona bandi akabamwa ngo ati njewe ibibazo mwahuye nabyo njewe uyu nguyu njewe nzoja kubasura kandi mbone noneho mwenyewe niyo yiga ntebe yabiswe suko niyo yiga ntebe y'umushitsi ariko uriya mwana n'imfura bagazamo kosha nyaraho gahaka umushitsi mukuru ga yari umukwe nuko kabi wanaguze gana karato ko kano karato kari kunshuhira kurusha bote sigavuga n'ikinyarwanda bote kaza gashuha kari kunshuhira kari kunshuhira kurusha bote karanshuhira tuwari watumye urugenzi bwiza tuwari watumye nyabintu kuja kubyusa wa mushitsi gatwazanye ga nawe abanza arebe minembwe ukundi imeze araje uwo mushitsi ninde inde ngo umushyiga sinzi ukuntu kazina bakaza gatangira nimba na super nimba ari super ni siperi ni nkaho seperi sinzi yaraye kwiriya hijya kwa chef baraje ninde kwanza ni super manager mu minembwe yahageze twarurukanye ejo ku ndege icumu ry'umuhungu ariko uyu mwana agira umutima karibu sha komera sha niko niyo gagicemere kuri mu minembwe mu minembwe nageze no gakuryaga icumu ry'umuhungu no gakurya wazugubwira ngo ati jewe gakukene kuza mu minembwe kagiraga nibyawe gwa wivugira nego mu minembwe nahageze abanyaminembwe bose ariko wihangane ushaka kuvuga nk'ikinyamurenge kugiraga bumve wa iyo nuvuga ngo wahageze baramavuga ngo ni nk'indwara yahageze ahubwo ikibazo abagabo barakamya inka cyangwa bose baraza gutarama jewe icyo vuga gukamya inka no gutarama birajyana gukama inka no gutarama wowe uzuvuga nka senti yo mu rukerera usare iyo igihugu gitura nk'abagabo nk'abo kibasharabaye ariko super gukama inka no gutarama birajyana kuko umuco wose ujyana n'ibintu bibiri buryo umuntu wese warezwe icyambere arubaha ariko shabanze reke ngushimire wantoreye ikoti rishusha tubabonye uko hano iwacu hakoti hano nabonye warantoreye ariko icyanejeje ni kimwe ngahe tubwire ku makuru amakuru ya mbere nari nkibabwira ko umuntu muzima arangwa n'ibintu bibiri icyambere arangwa n'umuco icya kabiri arubaha uwo niwe muntu muzima rero mwaraje muza mu gihugu cyanyu cyacu i Rwanda ko ni igihugu cy'abanyafrika burya ni igihugu cyanyu mu bundi buryo ni igihugu cyacu kandi icyo nahaboneye ariko abanyarwanda bahikaze cyane abantu bazi umuco wabo ubwo rero hariya iyo mwambwiye muti karibi murenge nanjye navuze nteka nzi wacu kandi ashaka gusa n'abadahugwa bo mu rurambo uzu umunyabyinshi oyayi super zahumu super ni nk'umunyabyinshi w'umurama n'umuko uko basemahoro kandi reka mubwire ahubwo uvuze semahoro nibuka inshuti yanjye y'umunyamurenge y'umusore w'umunyamurenge witwa Semahoro ari Washington ndamushuhuje cyane arimo arandeba niwe ujye umbwira ati waretse nka gushyingira ndavuga nti noneho uvuze Semahoro ndavuga se aba nabo banzaniye ya gahunda ya Semahoro yajya ahora ambwira sinavuga ko abanyamurenge bose bazatabuke bwawe ubukwe bwawe bwo twese uzatega indege tuve Washington tuve mu minembwe super aramwe mukarashaka arakoye ngo mvuga abandi barambya super arakubesha ntarindi zino gira super kurashaka nitwa Gakumba Patrick Gakumba ganijyo nikajyo zina gajyacu twego basanze ndi umwana wa Gakumba umwana wa Gakumba noneho urundi Gakumba wego urundi Gakumba
ariko tugarutse mu kiganiro cyacu hano turi mu minembwe. Uyu ni hariho gakumba wa mbere uwe baza wumve hariho gakumba wa mbere uyu gani gakumba wa kabiri ugashiraho Patrick. Okay, hano tugaruke mu kiganiro cyacu. Twebwe twazindukiye i Rwanda, tugera i Rwanda turabona na wa mugabo uratubwira ngo ati yemwe ibyago mwagize ukuntu mwasenyewe ukuntu mwanyazwe sinzareka kuza gusura inshuti n'abavandimwe. Noneho bageze ku butaka bwo mu minembwe, none ubu tubwira iki? Icyo navuga iki ni igihugu cyangwa se ubu ni ubutaka bw'abagabo, kandi abagabo umvise iryo jambo minembwe ni ubutaka bw'abagabo, kandi abagabo nyabagabo, kandi abagabo nyabagabo bahora ari abagabo. Niyo niyo babangamirwa, niyo batakundwa, niyo barwanywa bashobora gushira, kuko nta burya rega nta ibendera kino kiza gitangarizo nacyo kiza gihagarara, kuko umunsi bagishinze wacu sindabona cisheganye. Jewe rero icyo mvuga, mwaje mu Rwanda mwarabibonye, barahabonye umbaza ikindi, ariko mu Rwanda narahabonye no kubwira amakuru yaho. Wabonye ko igihugu kimeze? Nabonye igihugu ukuntu kimeze, kirubatse kirubatse kiranubashywe, kandi cyubashywe iwacu gusa. Ni iryo jambo yarasise. Naje kureba nsanga gipanze nka telefone, gifite amaparametre. Nukuvuga ngo ni gahunda kuri gahunda. Gahunda kuri gahunda bazita settings. Uva kuri setting ya mbere ukajya ku ya kabiri. Iya mbere ikugonze ntiwajya ku ya kabiri, ugomba kubanza ugakemura iya mbere, nyuma ukabona kwinjira mu ya kabiri. Ukoga n'u Rwanda wavuga niko je narubonye. None se super kurabona twebwe wo tubwira nk'iki nako tugera aho ngaho bimere gutyo. Ka hano wabonye birashoboka uruke uve mu ndege wamuhura n'inka. Mvuye mu ndege nurira indege Bukavu, huruka minembwe nuruka minembwe. Mbere byose ndabashimira ko ariko ndagushimiye sha. Ndabashimira kandi zaguha inka wa inka guha umwana inka ibyo ni bisanzwe. Guha umwana inka ni bisanzwe. Wakoze waruse benshi wo waruse benshi ariko no gakumba icyo navuga. Ntuzemere mu buzima, ntuzemere gutsikamirwa, ntuzemere kubuzwa uburenganzira, ntuzemere ko abawe ubarya kubera inda, kugira ngo wowe wemere gutanga. Hari ababikoze, ariko ndashimira abanyamurenge, ndashimira abanyaminembwe ko umuntu muzima cyangwa se abantu bazima bikuye amata mu kanwa, bikuye kuwahemutse. noneho iyo amajambo gagiye kuba menshi, kuko burya uzatuma isikibwa cyane gisigara gutyo, inka zose zikugabira kandi jwanega nawe. Burya hari uhemuka agahemukira be kanabagambanira, ariko ntago bikunda ko ubwoko Imana yahaye umugisha buneshwa. Yego ntago buneshwa. Ubwoko Imana yahaye umugisha ni abantu bakunda amahoro, bagakunda korora inka, kuko inka nizo Yesu yavukiyemo, bakanywa amata kandi bakanayaha abatayafite. Ariko ntazagire ukubeshya. Imbaraga ntizigomba abantu benshi. Imbaraga za mbere ni umutwe muzima. Mukuru w'igihugu cyacu mu Rwanda iwacu Paul Kagame, nonaha yaratwubahisha igihugu cyacu kirubakwa, akoresheje ikintu kimwe cyonyine, kutubwira ngo tube bamwe. Namwe rero abanyamurenge, abanyaminembwe, ni mube bamwe, uzabavemo mu muce, kandi ni mu mwanga zabayanzwe n'Imana zapfa. Ubundi abandi bazima seze na theology abasonye Bibiliya, abandi bazima basigaye bazakora bakore kandi bakomeze. Hanyuma kamanda wanyu mukomeze mwirwaneho nkuko mugira
umutwe wanyu batwirwaneho na kiongozi wanyu makanika akomeze abayobore cyangwa se abereka ibizima ubundi tuba tunavuga mwenyewe iryo zinagariza rirembera tukavuga buriya kugarura amaraso yabuze cyangwa se kugarura uburenganzira bwabuze no muri Bibiliya bibamo biza bishobora baki kubera ko Yosefu yagaruye agaciro k'abanyayisirayeli kandi ari umwana w'umuhererezi rero birashoboka kuko ibyo nkubwira rero icyo mvuze rero ni kimwe hari abatwumva hari n'abazatwumva ariko ikintu nakubwiye ni kimwe iyo uvuye mu bagabo ugambaniye bene wanyu iherezo ryawe riba ribi n'uwabikoze ntabwo ujye muhira azaze yicuza naticuza azagwa ku gahinga nk'imbwebwe ndagushimiye cyane ariko noneho hanyuma ikintu nagira ngo mvuge ariko Bibago TV yari yavuze ngo ati wewe ngo aragukeneye ariko ngiye kukubaza wari wumvishije wese abaza ariko wamugira n'abantu beza reka muri aho urabona ukuntu abamama beza wewe gusanze baranyazwe kandi gazi bakenyera wewe gusanze baranyazwe inka ni umuco wacu kiyo usanga inka ni umuco bivuze ko zitazashira inka ni umuco w'abantu bakunda Imana umuntu wese ukunda Imana agomba kugira inka iyo utagize inka udatunze inka ntabwo uri kumwe n'Imana kuko Imana yavukiye mu nka Yesu si Imana ariko Imana ni Yesu Yesu si Imana ariko Imana ni Yesu Yesu si Imana ariko Imana ni Yesu ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana wese aba ari kumwe n'inka kuko inka Yesu yamutega mu kiraro Yesu si Imana ariko Imana ni Yesu ni ukuvuga kandi Yesu yavukiye mu nka yavukiye mu iduka yavukiye mu bitaro bya Washington yavukiye muri V8 ntiyavukiye muri Cadillac ariko uyu noneho iwe yageza ati njyewe ngeze hano Biboko ngo TV ngo aragusuhuje noneho akeneye ngo Biboko TV iyo Biboko hanyuma ikintu nagira ngo mbabwire ni ikintu kimwe ndabakunda nkunda abanyafurika nkunda abanyarwanda ubumwe nicyo kintu cya mbere cyiza Afrika ni imwe abanyafurika bagomba kungana ari abakongomani ndabakunda muri abaturanyi bacu iyo numvishiye mu Rwanda ndababara hanyuma iyo numvishiye mu Rwanda ndababara ariko icyo nagira ngo mbabwire mwese muzari uburyo mwahura abuzwa uburenganzira muhure ntakagira uvuga ngo uyu ngo nuwepfo ngo uyu ngo nuwa ruguru burya bihuye mugafatanya hanyuma mukanaganira bamwe hari n'abandi bagenzi banyu numva bajya baburuzwa uburenganzira bari bitwa nguki M23 kabiri namwe numva ibibazo byanyu bisa n'ibisa burya rero munahuye ni nk'abukuru umoja ni nini nguvu umoja ni nguvu utengano ni kudhaifu umoja ni nguvu utengano udhaifu burya urumva simvuga ariko simvuga ibintu byinshi icyo mvuga nuko mwese mwiyunze ndetse nabo muhura cyangwa se nabo mutumvikana nkajya nza mugahura mukavuga oya nkajya nza mwese munyakira nkava iminembwe nkajya Kinshasa nava Kinshasa nkagira ubumbashi nkajya Mbujimayi byaba byiza kurushaho noneho iwe yavuze ko nagwaye kaze watubwiye jewe rero none minembwe kuri ubu reka nkubwire mwitonde kuri ubu minembwe wayisanze imeze gute kuko inzu ko weho uziranye n'abanyamurenge bari ku isi hose ubabwira iki nk'umuntu wageze iwabo ukababwira ngo njewe uyu ko nanywa amazi yo mu gatanu mu minembwe jewe uyu nurutse ku kibuga c'indege mu minembwe wobwira bari abanyamurenge bari hirya no hino iki kuri minembwe we wayigezemo icyambere nababwira nuko akazi kakozwe n'abagabo bazimishije ibyatsi byumye umuriro urazima ariyo bamwenyera you are super nuko bimeze hari umugabo wazamukanye ibyatsi byumye arazima akubita mu muriro urazima undamene mu essence irazima icyo navuga ni kimwe
umukuru w'igihugu cyacu iwacu aho navuye mu Rwanda ndi umunyarwanda ariko hari imodoka iwe za modoka kwa kunzi zose zigira abanyirazo wasanga birimwe muzaduhe nk'ijana zizaza amazi byagira nk'inkawa zigiye gushoka nka 70 umukuru w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu komanda Ogi yavuze ati abanyarwanda turi imbuto zatewe zirabora zijya mu gitaka ziramera zirashibuka turongera turamera turahagarana the same history with ni amateka amwe namwe hano minembwe abanyamurenge mwebwe abashibutse rero ntibazongera kubora byararangiye kuko minembwe nayibonye nyamurenge nababonye yagira ngo mbwire n'abandi bagikekeranya cyangwa se bacyumva ko cyangwa oya